byo kudi Brian DJ ku wa mbere ntago ari kwibuka ari hehe icyumweru gishize yari yakoze The Rush ubwo nanone nuko ntigeze mukurikirana ngo ndeba aho yabari gukorera ariko wasanga nayo yagenda na Rush yo kuzamuka mu kazi yihuta ntabwo byashoboka ko byakwitera niyo mpanuka nayo twebwe no turakomeza tubahe exclusive turamenya ibihe byiza urabyibuka ko twari benshi urabona ntoze ntabwo ibura iki kuri ariko na mbere turi kuntu turi mu ntoze ku bantu baturutse i Kigali na mbere turi Huye ku bantu baturutse i Kigali advice yanjye kuri bo no kugenda niba bagiye kare baruhuke turuhukemo baruhuke kandi nabwo ikiza wakoresha imodoka yawe ngira ngo urabibonye ko imodoka ntago yari ya Brian imodoka ntago yari ntabwo ari yiwe ikiza wakoresha imodoka yawe kuko niyo ubuzi neza cyane ubuziranenge bwayo n'ibindi bintu none nakantu wo kuruhuka nka Brian akora akazi kenshi none ari Kigali ntaruhuka epfiriya nabwo no kushyikamo nta kuruhuka bahita ko bakora hari ibintu byinshi none nkina mihanda noneho iwacu yo n'ibindi bintu hari ni ahandi ubutambuka ahantu ikiyago kiruze pfo munsi yego ikiyago kirebe pfo hari n'impanga zikomeye cyane kurenza nari za burasirazuba ushobora kuba imodoka yatana ukaba wakikubita mu murimo muturage ariko hari yahuguye ni mu mpanga nyine yego kugira ngo n'impanuka y'indege wakoze tiburi itangazamakuru ryamurwanyeho cyane niyo mpamvu abanyamakuru benshi bagiye bakomplaininga no mbeshe nabaye menya bari kuvuga ngo bari gukomplaininga ukuntu wanyimye ikiganiro bakomplaininga nabo nka ndandambara twagiraga ngo mwabikorera urukundo namwe nyiri twamuyimuzaga bandandambara nabo barishyuza neza babikoreye mwagiriye umuntu neza none muri kumwishyuza kwishyuza ati bura buri biganiro ni iki kintu nyine umuntu mwaramuvugiye arasohotse Jenzi muhaye amafaranga muri Jenzi bati duheho ubwo sibyo bintu birakunda asuba abanyamakuru bose baba amafaranga ukazayabona abantu bamuvugiye natwe arabamuvugiye mu mapfuno natwe twagiye tumupostinga nuso abantu bose bakuze indirimbo zishima leta nabwo bajye kwandika nabwo bataginge president ngo duhe twubakira inzu wa mbere mwiza wa mbere umugisha kuri ukunda Iris TV ndetse niba uduha comments niba uduha time yawe yose kabisa nkubwire ko ari by'agaciro ubwo kwiriye umugisha kwiriye ibyiza Imana itanga icyumweru cyiza ndetse ubwo murabizi ko isa 12 zuzuye tuba kumwe na Tonalite abafite byinshi bigenda tuganiriza muri show busy dore ko nta kindi kintu azi Tonalite ndakubeshyeye wize politiki ariko uzi turakora suite logique ku bintu twe twaganiriye ubushize twe twacumbitse ngize ukuri Bonzi na mama nzi sogokuru kandi ntabwo muri show busy oya none se bayibamo wize ikintu bita bari muri show busy nayo barimo bayirimo guteze iburyo ugira na sogokuru ndamugere ko bapfuye none se Shauri feke kabisa Wangize ngura namufite oya ndamufite bapfuye yapfuye ryari sogokuru we yapfuye uyu mwaka ariko yari we wanyuma sigaranye ariwe wanyuma uhanze ukiri na mutoya ba twe twaribagiwe sinyibuka n'isura ye mwari yakiriye angane nawe uzapfa ni ikibazo cy'igihe muzungu niwe ujye uvuga ngo it's matter of time ubwo rero kwa gatanu twe twasubitse tubwira abantu ko dufite kuza dusubukura byinshi tuzaganira niyo mpamvu nigeze ngusuza cyane nanakwakira n'ubundi ni mu rugo bamaze kubimenyera buri saa 12 kuwa mbere kugeza kwa gatanu ikiganiro n'amasaha ya saa 12 amasaha ya saa 12 nibwo baba bageze mu rugo ko akazi karangiye saa 11 hari n'abatishoye bagataha nyuma buri umuntu ugera mu rugo nyuma ya saa 12 akorera hano i Kigali anabi Kigali cyangwa akorera hose kugera mu rugo nyuma ya saa 12 mujye mubanza mubazanye niba mwarashakanye umubazanye ese niba ukarangiza saa 12 urumva wagerayo gute saa 12 ukarangiza akaye kazi akaye kazi karangira saa 12 nkicunga mutungo ryabaye urabanza ugakurotira mubanje gukora Tone ngo bimeze bite akabanga mbibi kuko mbizi mbehe by'amapose mujye muragerageza muvugisha abagore banyu n'abagabo banyu mu bya pose nakubwira ngo agiye muri pose ngo shungo nkupira nge muri pose oya muri pose nibwo mwakavuganya uko ko muri pose iyo mutavuganye ubwo hari ukundi kuntu bita bigenda kabisa biba bipfuye hari ahantu yinyabya cyase ko numvise amasaha 2 ibintu by'ingo biri gucika Tonalite ingo zo shari ese ubundi umenya gute ibintu by'ingo kandi uri singo
jewe rega nibyo mpora mbwira abantu izi ngo kuzimenya none sizo twirirwamo tuzisenya zuko hari igihe uri nko mu kabari wasenyurwa Emilia hari igihe uba uri nko mu kabari ukabona hari nk'ikibibi kubera ukuntu kiri kwirekura hirya hariya wagikunze uri gukireba gutya katubwira abajene tica kiriya kibibi ni wandakaswe nta nimero barakwicura n'umugore ese umugore uri kwifege n'umugore wandi wa Emilia yarago wagiye yihangana Emilia yagiye yihangana n'umwe mu muryango mugari wacu kabisa n'umugore wagiye yihangana agiye yihangana kwa gatanu yego rwa gatanu udasanzwe twe dufite scandals nyinshi zirimo byari byinshi cyane turasubika bitewe n'amasaha tujya kwirebera Mama Beata azabatsinda ariko azabatsinda wumvisha ukuntu hari ikibazo wumvaje sinzi niba aracyumvisha agahita akigusubiza bati ko inzu mwayubatse vuba yagenze bite ahita akubwira ngo yengo nuko inkotanyi twabaye no mudamu akwereka ko agari ibintu avuga gutyo gusa by'imitwe ari ibintu bapfundika ngo byo gusaba oya ni ibintu akubwira ukumva ari kubivuga nk'umuntu birimo ngo gahunda ye rwose ni ntugasaze ni inkotanyi ntacyo waza umbwira oya ariko nibyo bana mu mezi abiri ngo ntago dutinzamo ntago dutinzamo nuko inkotanyi twabaye musuza Mama Beya rero numvise bamwita Betty ku cyaro tuzanakorana indirimbo oyas hari ntabwo nari kubona imwatsi urano musabye kora bose hari mu bahanzi bakeya bafite inzu zabo hari mu bahanzi bakeya bafite inzu zabo bafite UPI urumva rero nk'uwo muhanzi ntago wabura kumwaproaching kumubwira ati mwaduhaye collabo ahita muze muzarembe ndirimbo indirimbo zawe mbona nzikemanga wa mugabo tuzaziririmba turarita umuziki urakunaniye wibereye umunyamakuru tuzaziririmba yewe ntabwo ndi umunyamakuru kuko unarebye nta makuru menshi ntanga amenshi araba uvuga byinshi ushobora kubona bishye haraba yaciwe hejuru bura tugira abanyamakuru bo ku matere akaba natwe rero b'impuguke dukoresha ubwenge bwinshi cyane ku kigero kidasanzwe cy'abantu kigirwa n'amafi ya dolphine gusa nzi kuri impuguke ndi impuguke n'ubundi mu binyamakuru twaje mahangaha oya ntago ari umunyamakuru gusa ni hirya ku ruhande imbere n'inyuma n'ibintu bitandukanye abo twita polymath akoko ni gashya noneho ako ni gashya urandashe kabisa kumva bisaba nama usoma ama encyclopedia nk'icyatanu neba kabisa so twihuta cyane ngira ngo twe twasubitse ababyibuka ko episode ya Friday twavuze ko turi bugaruke tuganira reka twitangirire ku gucya ku ruhu rwa Nyambo nga benshi bamuzi ngasiga asa neza cyane yanzobe none ngo aragira cyane urumva Nyambo uri kumuhuza na Tribal uri cyane turamuhuza tubihuze nubwo byaza kutworohera kuko ngo gucya ngo harimo ngo vitamine oya ntabyo oya ahubwo titi niwe ushobora kuba afite vitamine niwe sa neza se niwe wabaye neza kuko yasanze Nyamba asa neza yaramaze gusa neza noneho rero niyo urebye muvumba bakoranaga hari ibintu adashobora kongera kwigirishwa gutya umwana ashobora guhengama kuko hagati yabo ntago wabura mu mwana umwe muri bo n'umwana hari couple naganira rero ukabona umwana arahengamye ari ibintu byinshi bagenda bagira kandi niyo barambwiye ngo Nyambo na Titi ngo bameze nkabo kera ubundi bitangira ari best ariko bikava mu rugo rwiza n'urugo rwiza rega rurasenyuka no kuvuga nibyo neza ubundi kari cyo ushinzwe ngo ngewe bra kungo zimeze neza ntacyo mba nziryaho buri byo mbabwira abantu kungo zimeze neza nta kintu mba ndyaho cyinshi turabashima tukavuga tuti mura biyahuze muzi kwihangana ariko zasenyutse nazo ntabwo tuzishimba cyangwa tuzigaye turavuga ati mwakoze ibintu undi muntu yakora rero oya ko tararujyamo bizanagorana nyine bizagorana kereka ntihagira ariko ntabwo azabura kana kandoga ariko ntuzasebye umuryango famille yawe yose ko yashatse washatse umugore uzi ko bashatse nyine ese washatse kurongora baraba barandongoreye giye uzashakamo nk'agarafu rero nazamubwira ashake nk'umugore wa kabiri abarakurongoreye ahita ndongorera amubwiye ntigiyewe wapi ariko kugira ngo watazamo icyuho rongora wa kabiri umugore wawe nabyanga katumwishyura udufaranga dukeya ntacyo bitwaye undi agukorera akazi gukora bwo abashituka aramuteye inda ari wowe utereye
umugore biragoye mwana tuba Nyambo tukitunga ngasigasa neza bro abantu benshi bari kandi njye mbamura abana mubeshye muri Nyambo yatwita atakoze ubukwe ntabwo bishoboka yego twita yanatwita none se ntafite aho umwana ajye nyababyeyi yiwe ari ubwo yuzuye ntabwo mbizi undi mwana urimo kuba hajyamo umwana ni ibintu byaba byakoroha ni nk'ibimwereka byantuze bya Israel Mboye bavuga ngo yateye inda bakabihakana abandi bakabyemeza kandi birashoboka ko yahitera ari normal rero na Nyambo ntago ari umukobwa buriya hari abantu ubona yigitonda kavuga ati so kuritonda cyangwa isura yawe ibufashamo icyo kintu uburyo gitandukanye n'ubwo mwana ko atura mwana ni isugi cyangwa ntabwo kunda gusamara ngo ajye mu mapati cyo reba ese uko isura yawe nta ruhabi ifitemo hari igisura yawe igira uruhare mu myitwarire myiza yawe cyangwa kuba utaratwise ugasanga isura ukuntu usa iri innocente cyane ukuntu bidasamaje byaragufashije nibyo mba mvuga ariko nka Nyambo afite impamvu nyinshi zo kuba yatwita biriya bintu byo kuba afite ikibero cyiza kuko niyo yaba teretibura yo bayimuteye anayiterwa n'undi muntu kuko nanjye muguye ubwaho nayimutera urumva rero ntabwo akora ifuzo urabona Nyambo yakwemera afite gutanyemerera akaba yakemera akazi nakora gutyo ubona abagore bafata ava nko ku kigo runaka kirenze akajya guparika piyodo bahandi cyangwa hamagara akajene ati ngwino nsanga hano za hoteli runaka tuganire birazi akazi kanuze akavuga ati tayari ibyo bahero tubishyire ku ruhande arone ngo hepfo mukandara nta cyubahiro cyo kumaza ikindogo yangu cyabaye cyo kuma museum abarera sha ntugakine n'ibiryo ubigize ibiryo hari ibiryo hari ibintu bajya batuga ati ntugakine n'ibiryo menya ko ibiryo bihenze utangiye kwihahira ubundi cyangwa bimwe bajya bavuga imboga zibona abana harabaze ngo nimbwije ibindi bintu ngo nimbwije ngo cyangwa za dodo ibisusu tukiri abana uziko twajyaga koga mu ruzi wacu turi kumwe n'abakobwa bambaye ubusa zina ry'Imana mama ya Mungu tukajya kuragira abakobwa bambariye ubusa umwana w'umukobwa akaza kunyara imbere gutya urimo urabyicutse uri koko kwirebera ukavuga uti bakibeshye bira bintu bivugishwa ubaramutse yibeshye wewe kuba rero mpamvu nakunda piscine navamo bari kuririmba ngo kasongo mumbore naga kasongo mbona wewe uyeye wacumurirayo mboga zibona abana cyane ariko buriya wari utarasoza kuri Nyambo na Titi Nyambo kuba yaba ari gusa neza rega nakuba yaba ari muri relationship na Titi nabo byamworohera buri igikobwa kiri singo nicyo ubona kititayo cyangwa nta bintu kitayo kitanakora make up ntabyo yo kumaziki niyo tena kaboro akaruje ki ruje arevura ari usanga yagakubise ku ruhande rumwe akigendera poleza ry'ibyo byitayeho urabyitaho nabona nta kintu wagira ngo yitayeho ariko iyo uri muri relationship hari ukuntu nyine ushaka kuba classe ubusa neza agasaruka buri munsi inzara zikoze neza imikino y'abakobwa bari singo ukayigabanya bishobora kuba ari naho ngaho bahere bavuga ngo aratwite kubera ko ubundi ninde ubizi hari imikino imwe n'imwe hari imikino imwe bwajyaga akina ubona atapfa kwikinishwa gutyo iki gihe nyine kubona abanyenge mbona ari po Nyambo ariko barimo ntago bonyira ko ntuze ejo bundi ya Kiramani yo kwiyenza bura nabihona ko filime ko ashobora kuba kuko natwite kuko yakaba yararimo muri barabana bakubiswe ngo bambaye ubusa Nyambo ni ari bugoremo kandi ko kira kibano kandi Kiramana kigukupita bya nyabyo kirahero yagiye kujya kugikubita umwana wa T Brown ugasanga ivumbira atumutse T Brown ubona amashita atera mu ndirimbo ibaza yatera ku Rwanda byari ibindi bintu yewe yari Bruxelles bari sari Bruxelles ariko niba natwite ni sawa yarankunise kimwe nuko wabona yaranabyaye kera barabyaye kera uko bakavuga ntangara twite ntabwo abonye Rusine ibintu dukora gahunda ya Rusine nawe akaza yigize isine nawe kandi no press na Nyambo nta sine nta Nyambo nta Nyambo kabona baje kuvuga ngo batashye ntuze ugatubona umwana arahari aho ngo bikosheshe mu murenge gatoya umwana ugasanga mu motari yamaye umwana ze yavutse ryari ko mutabitubwiye tubabwira se byo mu mbere byarabarebaga ngo mudufashe kurera ubundi si nabyo oya ko tuba dushaka amazimwe bura nta kintu kiza nko kumva inkuru utagenewe yewe kawe biraryoha inkuru utagenewe bura wabibaza abana
iyo iwabo babasura bagiraga nk'abashyitsi bakagira nk'ibintu baganiraho ngo by'urugo rwasenyutse rw'abantu ariko ababyeyi badashaka umwana byumva wananiye agenda gukiyambura ubusa kugira ngo imyenda itaza gukoranaho gutya bakakumva ukaza utadagaraje gutya gakeye ukaza inkuru ukayumvaho ukayumviriza kuko buriya inkuru utagenewe iraryoha cyane inkuru y'amazimwe ariko inkuru umuntu akwihereye se ko ayikora uko ashaka bari yawe ikugenewe wigenewe ariko gakuru wahize nk'uko ariko numeze nk'umuntu wabara n'inkuru byo mbabariraho ku kandi nanazimura aho n'umuntu agutuma ngo genda umbwirire kanaka gutya uhita wiyongeraho akandi gakoryo kereka rimwe bigeze mu rwandiko nshyire buriya ntabwo nta muntu wakigera kuri mu rwandiko ndeka kurusoma hari n'umuntu kera wigeze nyimatike ariko amafaranga nshyira umuntu ntazi ko ariyo urayatanga nta tike yampaye nyamuhaye mbona byari 100,000 ahanira ntacikamo yawe we banarateze moto cyangwa atega ubwato mu muhanda najya mbwira umuntu ndabwishyura urubaho uruvaho ndarwishyura mbwire rimwe nabwo so kurigeza mu rwandiko nshyira mama nari nabacitse njya koga ndarohama mu rwandiko nshyira mama nsanga byari birimo ko nabacitse nkajya kurohama barantimbura ku rwandiko najyanye nijyaniye nk'ubu rero niyo wampimbuka ngo yinshyirira umuntu ukubanza nkayimena nkageraho tujya muri Antorotsi ukanze ugafungura ukarebamo imbere kucya yimpaye nukureba impamvu kuki wari umpaye mikoro nyijyana niyo yabisabuna ugomba kwanza kumenya ikirimo tu yego oya irankoni ya Kiramani rero urumva ntabwo nyambaye kuzamo yarabizi gutwita impamvu noneho gatwita mu gihe kitari cyiza kuko bari mu bantu bigeze batwita mu bihe bitari byo bari mu bantu nabo batwitishije abantu mu bihe bitari byo igihe cyiza cyo gutwita abantu benshi ko bakunze kuvuga kireka wenda jewe ariko abandi bo bumva iyo mwashakanye mwaragiye mu mirenge iki byose mariage ariko byaricuritse rega ibintu byose bisigaye bikomeye ubu ikintu gisigaye cyoroshye no kubona umwana kurusha kubona umugore urumva ukuntu ibintu bimeze ibazo ukuntu nyine ubona umwana nta mugore ufite wumva ukuntu ibintu byicuritse mbere wabanzaga kubona umugore ukajya wabona umwana none ubu ngubu hari igihe ubona umugore nakubona umwana ukazashaka umugore nyuma ako niko bimeze wana niko ibintu bimeze ubu ngubu siko mbyibutse nk'umujene wanjye hano tugira abana bazi ba nyirakuru abana nkabane ku ruhande tugira abana bazi ba nyirakuru bamaranye umwaka umwe ibintu wumva ukuntu byacuramye hari step hagati yavuyemo tugira abana bazi ba nyirakuru ariko batazi se cyangwa nyina abo bana nabo barahari bazi nyirakuru gusa ariko batazi nyina se na nyina ariko bazi nyirakuru urumva bimaze gufata indi ntera ibintu byarakomeye mwana nuko mu bangu bimaze kandi byabaye kera cyane mwebwe nuko mubyakiriye none aha ngaha mubona ndi kubiseka ko namaze kubyakira kera cyane ko ibyo bintu nakuze ufite imyaka ingahe ari ibintu byoroshye shaka mugabo we ntabwo riba ari umukuru nk'umuto waribonye sha tuba twaye ibintu twagiye tubirebaho tukabyitegereza gutya reka dutegereze n'abantu bakeya bazi igitsina cy'umuserebanya ni bake cyane ariko ngenda ureba nakireba nkawe nkagihiga nkuri umuserebanya gusa ngureba nk'umuserebanya gusa niho gutura umuserebanya n'umugore umuserebanya kandi ni igiserebanya cy'ikigore cyo twarebye ibintu byinshi twabonye ibihunyira by'imishwi byo bireka mwana ibihunyira by'imishwi ibihunyira muzi ntibikuze ntabwo muzi ikihunyira kiri gutera rero byinshi uraba yarabonye ku buryo rwanyira mu bwonko ukabona none aha nta bintu bishyashya bihari alright dutegereze ubwo uzaduha ubwino nabwo bizigaragarira saa mezi 9 bari menshi kandi nabwo ntabwo byahwihwiswa abaye atwite ntabwo byahwihwiswa inda yinjiyemo uwo munsi bitazaba bya bintu bya Medi mwamubeshye ngo umugore aramukubita wabona mubeshye Titi Brown kandi ari wabyivugiye nabwo yaje kugera arabikonfirma akomedi yaje kubyemera Medi we yaje kubyemera ko yanywaga inzoga ari naho narabivuze kera ni Kigali nta muntu utamwe inzoga umuntu uzatanywa inzoga ubwo uzamenye ko anywa urumogi niba atanywa urumogi ubwo arasambana kadutegereza amezi 9 duhereye ubu ngubu ubwo azaba ari mu kwa kanga oya amezi 9 hari igihe tukazajya kugira ngo amezi 9 twabunye turi kubarada ugasanga yagiye ku ishuri ukajya ugasanga nta mwana uhari ugiye ngo gutata ukajya ugasanga nta mwana uhari kubera yagiye kwiga nyine
rero yabana hari niba ari ariko ndabasuhuje cyane Nyambura Tibra we n'umushyingirwa muzampa amazina y'inka nze mbavugire babere mwe musi mu bukwe twirira umuceri twigeze introduction Nyambura Titiba bakugize MC mu bukwe kandi ubundi ubukwe twanga no ubukwe butarimo inzoga burari bwo bugora kubwa musinga ariko ubukwe burimo inzoga kuko ubukwe butarimo inzoga bisaba ko ugendera kuri ntuze kuri doctrine nayo madoguma y'idini ryabo bari aba katolike nako ni bari aba polone bari aba dive ni bari aba islam bigasaba ko utwara ibintu hari ibintu uri kwirinda kuvuga ariko nko mu kirori cy'abanyarwanda kibereyemo n'urwagwa no goyango kwinjiramo ni ibintu byoroha aho kaho cyashika bohagera ubaza waje kugira ute akira abashyitsi n'abakira muri rusange kuko arababaje ibintu bisigaye bikomeye nibyo nabigeze nkubwira harya wigeze umbwira ngo nevuge ku mazina y'inka ngo gatoya yego ntabwo kubeshya kuko abasigaye bakina ntuze tero gukina voru yonyine gusa cyangwa bakumva nk'umuvuno ukoresha ngira ngo urabizi ko ubu ngubu ikintu gikiza umuntu nibanga hisha abandi cyo kora yego yakora introduction gusa nayo nkora batari kwiba ntabwo yayibaye manipira ahita ahindura akantu gato ari wakoresha yayindi si ibintu nibye mujye uba MC imagine nka Semungu yabaye nk'umu MC mu bukwe bwaba ari ubwandu ubwo bukwe Semungu yabaye mu MC Saraguzi ko Semungu yajya abana marene w'abajamano mu mujyi ntabwo ndabona ikibazo ntabwo ndabona mu MC w'umugore mu bukwe ntabwo ndabona mu MC w'igitsina gore kandi Semungu we kugira ko ari umugore oya but it's your girl werega ntabwo Scovia ntabwo abyumvaga bibwira Rugagi ariko kubwira Rugagi ati ubundi unyita umugore gute igitsina cyanjye urakibonye ndakubwiye ko ndi umugore rero ubu ngubu niyo mpamvu bakubaza ngo mu bintu uri kuzuza murakubaza are you male or female kandi akureba abagira ngo ugire icyo wemera ubu nta nubwo bakibibaza kuko bura iriya LGBTQ ngira ngo uribona ka plus yego iriya plus iriho kuyishyiraho babonye hari ibindi bintu batari bamenya ko bibaho iriya ara ya mbere ibyo birimo iriya ara ya mbere ni ya lesbian LG ni gay iriya B ni bisexual iriya Q ni ya bano bajene bagira bakubitana no ni nyamaswa mu gutyo LGBTQ L lesbian iriya Q iri ku biboro by'abanyamaswa gutyo kuntu B bisexual T transgender na transgender niba ari question niba ari iki bacyaba kibitekerezaho bataza ari ibiki ariko harimo n'abaryamana n'inyamaswa nyuma y'abaryamana n'inyamaswa hari n'abare ni questioning cyangwa se asexual ni babandi nyine ni babandi twavugaga batari bakibaza nkora iki umufutu barawuvuna wabona ukawumena wabona ibintu by'umukobwa ukabinyangaraza wabona n'inka ukayicuba ukanikinisha urumva uburyo n'inkenduka iyo inkenduro hari igihe muri parike hari igihe bagira ngo barushimusi ntago arabo bahembe gusa gushimuta ntago bigishimutwa barushimusi ngo bashaka amahembe y'inzovu ngo inkende ngo kuyorora oya mujye mureba biriya bintu no muzanorohereza abantu niba ubuteganye numara kuba official bwaremewe wenda ubwo nibindi abizi ubwo ntago bwemewe mu Rwanda bari natural ntirwemera ntirunahakana uzibukira muze bamubaza kuri iyo kibazo yaravuze ati it is not our problem kabisa yababwira ati dufite ibintu byinshi turi busy turi cyo kwigaho icyo ntabwo ari ikibazo cyacu kabisa icyo si ikibazo cyacu byo mukibwira abantu bahaze ibyo mutubwira rero RDB RDB icyo kintu yorohereza abantu gusambanya inyamaswa oya icyo yazacyongera kuri ibyo byaha bavuga ngo gushimuta hari ushobora n'umuntu kubona ari gukinisha n'inyamaswa bano kuzikorakora urabizi kubangamira ibinyamaswa nabyo ni ikibazo ni icyaha bira byo kuzikorakora gutyo ubona umuntu ngo yishimiye ngo inkende ngo yishimiye ngage ngo amaya we
hari igihe aba ari irari ibintu byarakomeye hari ubukende bashyira imineke buzi ngo abantu ngo ni imfura ariko nabwo bwarabimenye ujya kubukora ukabura karagurutse utafutangaza rubanda twarabamenye ba rushimusi ntabwo bakiri abo ngabo gusa ngo gutwara amahembe y'ingona ako rushimusi usambanya inyamaswa barenze baba barazisambanya abajene kandi igihe none ikintu ntarakora ntabwo najya kuburemba umuntu wasanga inkende inurira izi no gutanga keya inamuninga kurusha umukobwa bize ngo arabafashwa n'imbwa kubwo sindabyemera hari umuhungu wigeze arongora ingurube kana baratinyuka hari umuhungu arongora ingurube iranyunya inyunye imera nk'iri kuyikanda ariko ingurube nayo igataka ingurube yataka n'umuntu agataka abantu bakayibaza ninde upfuye ingurube irapfuye cyangwa umuntu arapfuye ko twumva bose bataka ingurube ati wii n'umuntu ati yaa turatabara ndiko ko bose bataka byarangiye biteze byaragiye baje nyine vumbi ratumuka wa musore se we warongoye inka kandi n'uwirwi wanyu abasore warongoye inka noneho n'abantu bakaza akabihorera yaryohewe iminota 30 ariko n'inka ngo yari yatuje iri kukivuga ati ndagasikoro y'ikimasa banzani ni mpuzamahanga gikora mu nguni zose buriya inka y'ukuntu zibigenza kirapanda gusa cyo gifite ibiro byinshi ikimasa cyo ntikinagaza ariko umujene wasanga yaruriye akajya anayagaza mu mbavu gutya yishima urakora nkikavuga ati ako n'uburwayi kankubweriye keya ntibaho oya n'uburwayi ibyo wabyemera ugeze gusambanya inyamaswa bafite ibyo wabyemera ugeze muri societe y'abantu bazisambanya nibwo babona ko gusambanya umuntu nawe ari uburwayi kurongora umuntu nawe wabona ko ari uburwayi babiterwa n'abantu mubana iyo ari benshi bakora ibyo ngibyo wowe utabikora niwe ho buri umurwayi wowe utameze uko ntabwo ujya ubona zaho za pede bari hasi pe tribe ano matribe y'abajene ukuntu abameze ushobora kugerayo wajya koga kenshi bakabona niwe warwaye niwe murwayi bibazo bararagwira akino siragoye isiragoye cyane ni diversity tugomba kwitwararika nta kwitwararika ubaha leta gusa ubaha leta ibindi byihorere nta ubundi wigire rushimuzi ibyo wa leta ibyo leta ikubuza ubureka ibyo naho kubijyanye n'abantu bwo ntabwo wamenya ngo abantu bakunda iki usanga hari umuntu none ahangaha wari inosa utuje nako wari victime ubona abantu bose batukaga ejo ugahita ubona bamwe bamutukaga bose bamugiye inyuma yego ejo nabwo ukongera ukabona babandi bamugiye inyuma barongeye baragarutse baramututse takaswira yewe tonari buruza uzayureba sabe nagaruka agakora ikiganiro kandi muzakorana ikiganiro arenda kugaruka yitwa nagikobita noneho nagaruka buri nibwo uzahita ubibona ko ibintu bikomeye uzahita ubona bose muri comment basubiyeyo bongera bamuganirije ati sabe katukubwire rwose jye ureka ntukumva abantu kandi na muri abo bantu abantu habuze umve nawe yarari muri abo bantu bamuvugaga twakomeje rero tukiri kuri couple ya Nyambo na Titi ariko dufite murumuna wa Titi nawe yazamutse ibintu bimeze nabo bushize wari wasezeranije abantu twari uriya mwana nakubwiraga twarakoragira indirimbo muri babyinnyemo ariko ubwo burarwe bwarantunguye ntabwo nzi nimba ari ikirara kuko twebwara kuri seti biri bizarre mwana bimeze biteze haba hari inzoga bari kunywa itabi baba barinywa ariko umupeti nta kintu na kimwe nigeze mbonaho kabisa kireka niyo bikoma agwenda ari wabo nyine kwa hafi kwa bene wabo kubura ibintu bya famille babiziranye babizi ariko nabwo ukibaza ni gute umuntu muvukana yakanga kugufasha gute wabikora akareka niba utabikora rero kuki Titi we yabikoze iriyarizo uhita wumva ko hari ikibazo kiheze nyine nawe ni kibazo ntabwo tukize nubwo tracing ngura mwana ngo baramwanze famille aramuciye ibintu nk'ibyo famille se yaguca gute kwitagitanga 8 kuguca kwa famille ntacyo bikimaze ubu ngo kuko cyo ntabwo ari ingingo yo kwirwa umuntu atindaho ngo uramuntu ngo famille yaramuciye urubundi gihe hari nta kibikumariye ibe hari gutyo ufite ba kazini ufite ba data wacu ufite mama wacu bene wacu
rero urapfa nyine. Ariko amateka y'u Rwanda umuntu wapfuye ngo akabura umuntu umushyingura ne kiragi uramujene barasheje ubundi yarwanyije inzego birangira ivumbi ritumutse azira ngo yibye ingurube urumva ayibye umuntu arayibona arayiranga ahiri kandi uwayihishe yaragiye kureba icyuma ngo ayibaga ajye kugurisha inyama jene kaba yarakamiritse agarutse akagira icyuma rero asanga ahantu hari ingurube hari umuntu hari wayiranze hagati ibyo sugo birakunda nyine muri ingurube yanjye ubona umutwe wawe ahita mukata inyama namukase rero leta ibizamo yiha no gushaka kurwanya inzego tayari baramutwara abaturage rero ngo bakumye make cyane barishimye ngo bwa mbere umuntu yabuze umuntu umushyingura bose bahise baranze tikijyane sena ry'Imana abo burya ngo iyo ubanukiye baragushingura kigiye kwishinga ntago yari kwaguma kabiri rero ibyo twari tubivanye kuri biriya bya famiye nyine kuri famiye kuvuga ngo famiye yaraguciye n'ubundi nta munani ugitangwa famiye kugucaho ntabwo ari ibya danje nta kintu kiba kirenze ahubwo ikintu kirenze nyine n'ukuntu atamufasha kandi bavukana iyo nkuru rero iri inyuma y'iyo ngiyo niyo yakabaye inkuru cyane kurusha ibindi kwa gufasha umuntu muvukana kireka wenda ari wo mu step dadi wawe mutavukana kwa abyeyi bombi ariko umuntu muhuje umubyeyi iki kugira ngo ntumufashe biba bigoranye yego ubwo nari mise nibaza buriya famiye zikunda umuntu ufite sinzi niba ko kantu wari ukazi buriya mwana namutse akoze neza akagira uduceri ntibamugarukira kiriya cyane ngo kiri gusakuza cyane ariko kiye gusakuza ni kibipo ariko kidashakuje nta bundi buryo bwo gutambuka kuko ntabwo twari kukimenya ntabwo twari kukimenya iyo gitahita kivuga izo boro za Titi Brown ngo niki baramwanze kandi si iratandukanye buri hari abantu babyizeye n'abatarabyizeye muri ababyizeye baryo wahita ubona bamuhaye ibiraka agatimbura sazi kubyina gatatambuka kirabizi cyane igihanga cyusho mukuru wacyo ni gisazi cyusho mukuru wacyo nkunda umuntu ugira ibisazi bura mu bintu ari kubyina iyo kibyina uri n'igisazi mba mbona birenze ntago nta imiziki itagira formule apana ibintu byo kunyundo kupita gutya niba ari shite ukubita umutwe hasi ukava amaraso mu zuru ku buryo gukamera umeze nka cya zombi tayari nibiraso abagabate barahe oya hari ryashiduka biguye oya Titi we afitemo na experience abafite ukuntu abyina ase Titi we ko batamwanza ari muri gereza famiye se kwitamuciye ari muri gereza Titi we ritangazamakuru ryamurwanyeho cyane niyo mpamvu abanyamakuru benshi bagiye bakomplayininga nombeshe nabaye menya bari kuvuga ngo bari gukomplayininga ukuntu wanyimye ikiganiro bakomplayininga nabo nka ndandambarangira twagiraga ngo mwabikoreraga urukundo namwe nyiri twamumizaga abandandambara namwe nabo barishyuza neza babikoreye mwagiriye umuntu neza none muri kumwishyuza kwishyuza Titi Brown ibiganiro ni iki kintu nyine umuntu mwaramuvugiye arasohotse Jenzi muhaye amafaranga muri Jenzi bati duheho ubwo si ibyo bintu birakunda asuba abanyamakuru bose baba amafaranga ukazayabona abantu bamuvugiye natwe arabamuvugiye mu mapfuno natwe twagiye tumuposting nuso abantu bose bakuze indirimbo zishima leta nabwo bagiye kwandika nabwo bataginge president ngo duhe twubakira inzu ariko ntago ntoze ni nawe uri mu bantu bari kumushinja kwishyuza none se urarega no kwishyuza urano kwishyuza ko mu ndebe none bakora akantu ngo ufite ngo gutangaza amakuru mwana itangazamakuru ngo itangazamakuru ryameriye cyatujye kuvuga leta yabanga itangazamakuru ryari kugubakira niba ari itangazamakuru yavugaga ari gutaginga KNC tayiga TV1 zonyine ariko ze Tito Rutaremara afite iki kinyamakuru ahuza guti itangazamakuru n'umuvunyi mukuru uvuga ko ibyo bintu none se nk'impuguke ndandambara mugenera ubutumwa dusoza cyafite amakuru menshi ejo n'uzatanga indi episode nakayabo yo turabahereza saa 12 z'umugoroba ni gahunda mujye muza twicarira ngaha tuganire nk'impuguke muze mumve ibitekerezo bizima bitogotera mu rutirigongo ntago uzi ukuntu burabira kubitisha nge niyo mpamvu n'umukiriya turi kudiringa ntabwo tujya tudiringa ngo mubwire nti impa none se bamuhaye inzu
babonye ari inzu ashonjeye bakayimuhereza kandi bashaka kumuhereza inzu n'imodoka cyangwa inzu na business. inzu na business buri icyo uzi ikizima Ese ubundi hari umuntu iyo uzi ko ibintu wakoze wabikoze ku bushake ukanabikora ubikoreye abantu b'abagabo uratuza kutuzo dufaranga bahandandambara no dufaranga twabura tutubiri buriya umuntu nigeze sindandamara sinumvise ngo bamuhaye na piano ra umuntu nigeze numva avuga ngo ikibazo ngo yagize kuva yabaho ngo nano bakicuza ni Pastor P. Pastor P ngo ari gukora irandirimbo ya RPF ayishyira mu majwi neza nyine yikora mu buryo bugezweho yego ngo bamubaje amafaranga nyine ngo ashaka icyo gihe yakoreraga 100,000 ku muntu yari tuye nyine aravuga ati giye kabisa murampa 500,000 yego abasaza bati nta kibazo tuzakuha n'agatobe ka 500 tuzakuzuriza ka miliyoni atavuga ati mvuga 1,900,000 ati nuyikora neza tuzagushimira tuzakongera abandi bamuhereza miliyoni ako nayo uza amafaranga usabye bakagukora iyo ekada iyo icyo gihe ntabwo unyurwa buriya iyo bakiza nko gukatuza bakavuga turagware n'itanu nibwo yari kumva yishimye kurusha igihe cya miliyoni uzi kubwira umuntu ngo 200,000 akakubwira ngo naguha 500,000 tuvuga utiyo naka 900 abampaye 3 yo ntabwo uzi umwana ngo ugeze ati ijana agatora 1,000 bagasanga ari kurira akavuga ati nataye 100 none ntoye 1,000 none si kurizwa n'iki wabaye 1,100 ako umwana bazakira bari gikenya hari ne yabazakena abari igikenya si byana bye bajye bavuga ngo bizaba ngo ibigabo byose bikabira aho ngaho bikanuye arakanuye Donari kangushimire ejo tuzatangirira ngira ngo ndandambara ariko turaza n'ubundi ndandambara kumugerera ubutumwa n'ibyo nari nkiriho kwibutsa ntago ari sawa none kwibutsa rukuntu umuntu abikora none kwibutsa umuntu kwibutsa rega rukuntu umuntu abigenza rega nigiye ari kubasuhuza avuga ati aracyari muraho gutyo abanyarwanda bari bazi kwitegereza baravuga bati usohoje RPF kubera inzu batanze ubu urabona iryo yibutsa nta kintu mubonamo kintu mubonamo ndandambara kubasuhuza uvuga ngo muraho ariko kumentioninga ngo ibintu mwakoreye uriya ngo nanjye mwavana mu bukene uza abantu bari mu bukene kandi dukunda leta turakaye dufite umutekano turi guhiga dufite umutekano twakabaye turi togo yangu byo byubireka ja mwana wanjye ndandambara turareka gushimira yego tuzaza tuganira byinshi cyane nanone kuri showbiz ndetse n'ibiri kugenda bitrendinga hirya no hino hari byinshi tugenda tuganira twebwe cyiza ntabwo showbiz ntabwo riyo tuba twagumyemo yonyine kuko hari amakuru abantu baba bakeneye ni menshi cyane aba hari kandi YouTube ntabwo yumvwa n'aba showbiz gusa ndagushimiye cyane nanjye se ntabyo ngushimamo nishima undi muntu aho kuzahita urekarama nawe ngo kutashimye kandi ari njye wagushimiye mbere ibyo birakure